Murakaza neza ku isomo rya gatatu. Uyu munsi turibanda ku bikorwa uko wakoresha Claude AI mu mirimo yawe ya buri munsi. Isomo riheruka twagereranyije Claude na ChatGPT. Noneho igihe kirageze cyo gushyira mu bikorwa. Ubwenge Claude ishobora kukwandikira raporo, email z'akazi n'inyandiko zose wifuza. Yisunga ijwi n'imiterere wifuza. Ushobora nanone gusesengura inyandiko zose uyihaye, amashusho cyangwa imbonerahamwe za Excel. Claude irabisoma igakuramo iby'ingenzi mu masegonda make. Abasanzwe bakoresha PowerPoint, Word cyangwa Excel, Claude igukorera inyandiko zuzuye ziteguye gukoreshwa. Claude nanone ifite ubushobozi bwo gushakisha amakuru kuri internet. Claude ishakisha amakuru agezweho kandi ikakwereka aho yayakuye. Urugero rwa mbere, ufite raporo y'impapuro 20 ugomba gusoma. Uyishyira muri Claude maze ukayibwira uti sobanura iyi nyandiko mu ngingo 5 z'ingenzi. Mu masegonda 30 gusa uba ufite inshamake iteguye neza. Urugero rwa kabiri, wowe uri rwiyemezamirimo ugomba gutanga umushinga ahantu ejo. Bwira Claude uti kora PowerPoint ku micungire y'imishinga ugire igizwe na slides 8. Ihita igukorera dosiye yuzuye ifite ishusho nziza ya kinyamwuga. Inama ya gatatu, genzura amakuru yose y'ingenzi. Claude irakomeye ariko gutekereza kwawe ni ingenzi cyane. Inama ya mbere, ugomba kwibwira ibisobanutse. Aho kuvuga uti nyandikira email, uravuga uti nyandikira email ya kinyamwuga isaba gusubika inama mu mvugo iciye bugufi. Ngaho rero ubu uzi ko washyira Claude AI mu buzima bwawe bwa buri munsi ku kazi. Isomo rikurikira uziga uburyo buhanitse bwo gutanga amabwiriza kuri AI. Tubita prompt avancée. Tuzongera guhura vuba.